we nushaka gukodesha inzu amene 5 nibihembwe 10 ariko se urahembwa urakodesha inzu miliyoni kandi uhembwa amafaranga 300 kuko wafashe credit ya bank sibyo mu cyari wacu tukomoka turi benshi n'umukobwa nubaho agasimbuka inzego z'ubuzima agashaka kujya muri yanzu ngo yitangaza ibyumba 4 5 6 sibyo ariko ntabwo bikwiriye ariko nemera Imana idacuruzwa. Imana idacuruzwa ushatse kuvuga iki? Nshatse kuvuga ko hari abayitira amazina bakanicuruza abo sinemeranya nabo. Imyemerere yakabaye ikibazo. Kumwe afite imyemerere yasengera nakunda dasenga cyangwa se mudasenya musengero rumwe byakabaye ikibazo. Ikibazo kirihe gituma umuryango usenyuka umunsi ku wundi? Nishimiye kubana nawe ukurikiye UNAP TV Rwanda nge uri kumva inyuma ya kamera nge umva kwijwi nyine uraho umusore w'ibigango ufite dread w'inzobe ura nibyera abantu batambona ntawamenye uri abanyamakuru aba kuri radio tuba tubazi kubijyanye n'amajwi gusa ariko utamuzi uko asa nanjye nubwo ndi kuri kamera reka tubifate ko ndi kuri radio byo ntabwo beshya gikuta ari umunyamakuru yego ijwi ryarakubeshye kuri kuntu ariko ugasanga umuntu rwose umuzi ukuntu ariko reka ndeke kwizima mu magambo mbanze ngo ikaze uyu mugabo mubona muri kamera za UNAP Rwanda TV yitwa Andrew ariko nta mugabo uvuga nitwa Bakunda Andrew nkaba mbaye ikaze hamwe na Moses urakoze cyane kuri UNAP TV. Ndabona usa neza rwose nari nkubwira mu kanya kashize ndabona usa n'amafaranga naraza kuza ari nta muntu usa n'amafaranga agiye ari umuntu abwiye ngasa na bike w'umukobwa twari twendaga kwesurana yivuga uvuze ko aciriritse ari umuntu ushobora kubibwira gutyo rwose bikaba bibi cyane ariko buriya abakobwa bakunda ibintu byinshi cyangwa n'abahungu babikunda simbizi iyo deba simbizi abantu batwumva tuzayigarukaho abo nk'umuntu udukurikiranye nawe afite uko abitekereza ngo hayi ikaze rero nanone nawe udukurikiye ngo hayi ikaze aherereye hose mu Rwanda no hakurya yaho nandi atandukanye nizere kumeze neza nimba utameze neza biraza kugenda neza kubw'Imana kandi ndabizi ko abantu benshi twemera Imana wemera Imana Andrew cyane wemera kibaho yego ariko nemera Imana idacuruzwa. Imana idacuruzwa ushatse kuvuga iki? Nshatse kuvuga ko hari abayitira amazina bakanicuruza abo sinemeranya nabo. Uvuze neza unjyanye no mu mujyi wanjye rwose urumva habagaho Imana kera n'ibindi bitandukanye bitaga bigirwamana. Imana yahozeho nubiriho ahubwo ikibazo nuko abantu bashaka kuyitirira wa murongo yo muri Bibiliya aho ugeze mu Bibiliya kubera iki kandi uvuga ngo wemera Imana none se ko Imana shingiye kuri Bibiliya itaraza ntabwo nemera Imana iyo Mana uvuga ni iyi ni Imana y'isi yose Imana y'isi ibahese ngewe nemera ntabwo ya Isiraheli nemera Imana y'isi yose ni mu Rwanda n'ahandi Imana y'Isiraheli yabambukije ikabageza hakurya ikagira uguca abo ni bande ni Abisiraheli njye ntabwo umunyisiraheli cyane umunyarwanda wemera Imana y'u Rwanda se yirirwa ahandi gataha yaba y'u Rwanda nemera Imana y'isi yose kwemeka Imana ari imwe Isiraheli rero nk'igihugu simbizi aho urankosoye buri muntu afite Imana ye n'umuntu hari ibyo asenga ngo burya umuntu tugira Imana imwe ariko umuntu akagira umutima nama we urakoze kunkosora ariko ngewe rwose ngiye nemera Imana nawe udukurikiye uyemera nizere kumeze neza ibintu biraza gucamo nimba bitameze neza rwose ngo hayi ikaze nanone wari utangiye uvuga ngo wemera Imana idacuruzwa yego idacuruzwa unjyanye mu bijyanye n'ubukungu rero reka twinjire mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Birakoze cyane guteza ibijyanye n'ubukungu kukiyoboye nuko nanyoboka ibijyanye n'ubukungu hari ukuntu mu buto bwacu umuntu arakura akagera akabira ingimbi agatangira kureba abo batandukanye igitsina akamwishimira ubwo ndavuga umuhungu n'umukobwa tukageraho rwose tukinjira tukajya mu bintu by'inkundo ukajya umubona ukagira amasoni nawe agakubona akagira amasoni ubwo urukundo ruba rwatangiye kuza mu nkundo z'iyi minsi iyo umaze gukunda utekereza no gushyira umuntu mu rugo ukajya mu muryango mugakora umuryango ukaguka
kandi koko ni nacyo tuba tugamije. Abenshi tubaho ku isi tugamije gukora umuryango, nubwo abantu bagira intumbero zitandukanye, ariko akenshi usanga ariho bigana. Iyo rero iyo ufite umuryango uba warahereye mu buryo bwo guteretana, ubwo reka ninjira aho ndeke guca no muri byinshi. Iyo duteretana hari ukuntu baravuga ngo agasore katiraririye ntikarongora inkumi. Yego, icyo ni ikinyarwanda kizwi kuva na mbere. Icyo kinyarwanda kizwi rero hari igihe iyo uvuze gutyo ukajya gusesengura cyangwa se ukabitekerezaho, wa mugani ntago wajya gutereta umwana wanze ukamwereka ko ufite ibiceri cyangwa se yari ukundi kuntu ibintu bimeze. Urukundo rumeze rutyo n'igihe rugena uburyo mubanye. Endro wowe bitekerezaho iki? Agasore katirariye koko ntikarongora inkumi? Uruhande rumwe nibyo, ariko urundi ruhande mu buryo mubitwara mwebwe simbyemera. Icya mbere, yenda uyu munsi witandukanye n'ahashize, kuba uyu munsi ho umusore arirambagiriza akigana n'umukobwa bagashimana, hanyuma bagategura urugo rwabo, imiryango barayimenyesha, ahubwo barayimenyesha gusa kabashyigikira, ariko ntabwo bikiri mu buryo bwa kera bavuga ngo ni imiryango ibijyamo cyane. Aho bitandukaniye rero ni uko ntabwo nshaka kwinjira mu kiganiro cy'umuco uyu mwanya, ahubwo ndashaka kwinjira mu buryo bw'ubukungu, mu buryo bw'umuryango. Uyu munsi umukobwa utabonye, si bose, ariko imibare minini, kandi imibare minini myinshi imira imiki. Yego, abenshi uyu munsi baragendera ku kintu cyitwa ubukungu. Umukobwa kubona n'ufite akamodoka, niba ufite inzu, naho ukorera, aho wenda niba ibiganiro byo kugira ngo umutete mumvikane. Ariko n'abahungu nabo b'uyu munsi, bo muri iyi minsi, nabo batereta kugira ngo bagaragaze ko bafite ibintu byinshi. Ikibazo kikavuka gite rero? Mugeraho ubukwe butangira kuba, cyangwa bugeze wandangije umugana w'abarundi, noneho bagatangira gushaka ubukwe buhenze. Noneho ugasanga umuntu afashe credit ya banki kugira ngo akore ubukwe, bikarangira n'abakobwa ku nkwano uyu munsi nabyo byabaye ibicuruzwa, kuko inkwano basaba ukurikije imishahara y'abantu bahembwa no hanze n'inkwano basaba, n'uwo muhungu waba wayisabye cyangwa se n'umuryango waba wayisabye, kenshi itangwa n'abana n'ubwo bwitirirwa umuryango, usanga n'ubundi iyo nkwano ihenze. Noneho inkwano yahenda na sare gahenda. Muri make uyu munsi abantu bategura ubukwe buhenze, kandi abakobwa bakunda ubukwe buhenze. Njye niko mbibona. Amafoto kwayo mu hoteli, uzi ko wasigaye ugiye gukodesha hoteli yo kubanza gufatira amafoto gusa. Ayo n'amafaranga abagenda. Noneho ugasanga umuntu afashe credit ya banki, akoza ubukwe, hejuru yawe nava mu bukwe arataha mu nzu, yakodesha inzu ihenze, adafite ubushobozi, agiye kubamo amezi 3, 4, 6. Ugasanga arakodesha inzu y'amafaranga 500, kandi ahembwa amafaranga 300. Urumva? Cyangwa ahembwa na 200. Hanyuma nyuma yaho ugasanga afite umukozi mu rugo, n'umugore nta kazi agira. Ntago abagore iki bashaka gukora mu rugo ngo bakorope, bateke, bahate, bagire bati rero bishaka. Noneho n'abasore muri munsi tudutangirana n'ibyo bintu. Gusa umugore mu rugo nta kazi nabagira, nta mukozi, nakwakeneye umukozi uko mu rugo. Umusore nawe arakora mfaga ari munsi y'inzu akodesha, aragenda yakira abashyitsi mu mezi 6 wenyine gusa, akava muri ya nzu agatangira gushaka inzu y'amafaranga 80,000. Yaguze ibintu bidashobora kujya muri ya nzu, byose bikangirika. Ibitangiritse akabigurisha muri aba ngaba bacuruza n'izo bakaziyo ibitanda. Ugasanga furati yaguze 1,2 yamaye gusha amafaranga 300,000. Uruva igihombo, sibyo?
yego yego ntabwo wemera ko umuntu ashobora gukora ubukwe bwiza kugira ashimisha ababyeyi n'uwo mukobwa ngo ibintu bigende neza nyine abantu bataye ibirori barye bahage. oya ntabwo bivuze yuko kudakora ubukwe bwiza bisaba yuko wasasaguye. oya ushaka kwakira abantu bakuganye bakarya. ushobora kujya muri sare iciriritse zirahari bijyanye n'ubushobozi bwawe. ushobora kodesha inzu y'ibyumba 2 wava muri reception ukajya mu nzu yawe, ariko kodesha inzu y'amafaranga 500 uhembwa amafaranga 300 ubizi neza ko nyuma y'amezi angahe amafaranga afashe ari credit ya banki uzayishyura buri kwezi usigana amafaranga 200 ku kwezi, ubwo se uva uzabahute nyuma biragorana. Ni ikibazo gikomeye cyane. Yego kibivuze n'iki rero abantu two kuba mu buzima butari bwacu, kandi nyamara umuntu ukora ibyo aravuka mu ntara sibyo mu cyari wacu dukomoka turi benshi n'umukobwa nuwaho agasimbuka inzego z'ubuzima agashaka kujya muri yanzu ngo yitangaza ibyumba 4 5 6 sibyo, ariko ntabwo bikwiriye. Ngewe ku bwanjye mbona bigoranye kuko bitangira gupfira aho ngaho, intandaro yabyo birangira ari nabi. ubwo rero mvuze ku bijyanye n'ubukwe uburyo ukabuhenda noneho n'umukozi mu rugo akabara aho ngaho kandi umuntu ntakora, ubwo se muzi wumva biri burangere biti. Rero nkuko twatangiye nahoze nkubaza nti gasore katiraririye ugomba no gushimisha ababyeyi. Ega kwirarira ushobora guteye namba akavuga ijambo n'umuntu akanakwemera utwaye neza. Kwirarira ushobora kudatinyisha amaso gusa, njye niko mbyibona. Erega kera aho imiryango abigiziranye bazi n'ibyo utunzi bakuza. Uyu munsi ndashaka kumenya umuntu ibintu atunzi, ibyiza no kuba biganiraho. Ariko iyo haje umwe ushaka ibintu uyu munsi ahubwo ari nuvuga uti ngewe niba udafite ibi nibi ntago turi byo gusezerana ivangamutungo, niba wanamuga uti ntago usezerana ivangamutungo avuga ati oya tubu ntago nkunda. Ukibaza urukundo urushingira kuki ku mafaranga. Icyo ni ikibazo. Muzi reka nkubwire, iri tanitagiye ikintu kwa leta y'u Rwanda none bakavuge mu Rwanda cyane, yenda handi ho bifite kuntu ntabizi neza, ariko ibyo mubonesha amaso yanjye nzi neza mfite n'amakuru ahagije ni mu Rwanda. Leta nitagira ikintu ikora nka leta igategereza ko abantu ngo babijyamo ngo imiryango itegamiye kuri leta ngo itari ya leta cyangwa se ngo amadini n'amatorero ngo bagire icyo bivugaho, niba batagira ikintu bakora nk'urwego tuzagira mu myaka mike iri imbere tuzagira abana beza ku mubiri, abana beza, abasore beza, inkumi nziza, tugire abageni beza n'abakwe beza ariko bake, tuzagira abana beza benshi beza pe abasore n'abakobwa, tuzagira abageni n'abakwe bake ariko beza bazaba bakeye, umubiri mwiza. Kavuge umubiri mwiza, kavuge umubiri mwiza. Navuze na ku mpande zombi abakobwa n'abahungu. Mu Rwanda navuze ngo niba batagira icyo bakora kandi gifatika tuzagira abana beza barimo n'abasore beza n'inkumi nziza, ariko tuzagira abakwe n'abageni bake, tuzagira ababyeyi benshi ariko tuzagira abagabo n'abagore bake cyane, tubura umuryango. Nibivuze ngo umuryango si ukugira abana gusa cyangwa kugira oya, umuryango ni umugore n'umugabo babana kandi bagatanga uburezi ku bana baba bari kumwe. Iyo abana bose ikintu hari kiba cyatakajemo cyane. Rero ku bwanjye mbona leta ikwiye kugira icyo ikora kugira ngo umuryango ube muzima kurushaho. Naho bitari ibyo ndakorahiye mu myaka izaza bazajya gushyira imbaraga zo kubigarura kandi bigoranye kurusha ubu ngubu. Ko nk'icyo kintu kiba cyabaye cy'ubukungu gishobora gutuma
habaho n'agatanya cyangwa abantu umuryango wari wakozwe bushyashya abantu bakijya mu kwa buki niba ariko nabyo reka nkubwire nicyo gitera ingo ni kimwe muri ibyo ariko niyo ntandaro niyo ntangiriro reka nkwereke tureke n'ingo ubwo n'umugabo uyu munsi zagatanya zihari kandi tuzabiga ikiganiro kizabona kigali cyane bazadukurikire tuzakiganira mu buryo bw'imbere kuko dufite amakuru menshi ariko tudashingiye nabo ngabo urebe abakobwa n'abahungu bisanzwe baba ni mwitanga abakope na kopine cyangwa se boyfriend na girlfriend birirwa bashwana ubwabo nta naho biragera ngo yambeshye utuntu turango ngo yambeshye ngo ntiyambwije ukuri ngo nahamagaye umunsi namubuze ngo yambwiye ngo uturu turaho ngaho udufaranga turaho ngaho bagapfa utuntu ibyo rero ubu dufite abantu bica ubukwe bwabo cyangwa se bagapfa ku munota wa nyuma ujya ubibona ugasanga abantu basohoye invitation batumiye abantu bishyuye amasare uko bugapfa ibyo ni ikibazo gikomeye cyane abantu uko tuyibonera aho ngaho noneho n'ubwo habaye twatahiye ubukwe twishimye abantu babashyigikiye mu bushobozi bwabo abantu bakoma amashyi abagore bavuze impundu bakabasura mu cyumweru cya mbere akabona ibintu ugasanga bari mu bukwe ariko barimo kubabarira ngo imyaka 2 umwaka basigaye babarira umwaka amezi n'iminsi ubwo ni ikibazo niba mutaha ubukwe bw'umuntu cyangwa umuntu arongora barimo kubarira umwaka umwe amezi n'iminsi ni ikibazo gikomeye cyane bivuze kandi reka isarahindutse ubuzi ko hari abantu basenyera abanyirabukwe gute ushingiye ku bijyanye n'uburyo umuryango wacu muragenda bangirika ugasanga kandi abantu basenya baba bapfa utuntu tudafatika benshi n'utuntu turaho ngaho kizaba ikiganiro kinini cyagutse abantu bagenda bagikurikira tuzagira twinjira mu tuntu duto abantu bagenda bapfa urebe nawe kuno muryango urimo kwangirika abantu barafata amategeko bakahindura amategeko arahari ariko amategeko ntakubakira urugo ibyo bazakubeshya buriya niza gato ndebe ko wanyumva neza ubu none ndakeka ushobora kuba muri kunyumva nibarize Andrew twari turimo narimo nkubaza ku bijyanye n'uburyo abantu birarira ntago wemeranya n'umuntu ukora ubukwe bwiza kugira ngo ababyeyi bishime n'inshuti anagende abe muri iyo nzu kandi ugasanga yenda amafaranga biragoye akazaba yishyura nyuma ariko akahacana umucyo bikagaragara neza nawe agakora amateka rega ibirori by'ubukwe ni kimwe mu birori bitazongera kugaruka mu buzima bw'umuntu kandi kwishimisha nk'umuntu agomba kwishimisha ngewe icyo nemera icyo numva ku ruhande rwanjye bagomba gutwika wowe urabyumva ute hanyuma se muze ubivuze neza ngo urugo ngo ngewe rwose ngo inzu yanjye nkayishyura amezi 6 nkayibara neza amezi 6 ko naryoshye cyangwa natwitse urugo rwawe rwubatse cyangwa uko ubutekereza ubara kuzaba amezi 6 nibundi nakubwiye ngo nizango uyu munsi ahantu hasigaye bakora ubukwe bakabarira ngo umwaka niyo amezi 6 nawe utangire uvuga ni ukuvuga ngo ni urugo ntago amezi 6 urugo umuryango ni imyaka myinshi kugeza igihe uzaba utakiriho sibyo uramutse urubara amezi 6 rero urumva ikibazo kiri wagomba gukora ibyo ushoboye bigusunika kugira ngo wa muryango urambe mu mezi myaka myinshi wagira inama umuntu ufite amafaranga make umva ko nta bukwe ateze vuba umuntu ufite amafaranga make nta muntu n'umwe utakora ubukwe ariko akora ubukwe mu rwego rwe iyo gukora ubukwe bugendeye kuri mugenzi we wundi yabonye handi hantu uwo biganye uwo basengana uwo baturanye mubyara wawe se runaka ntabwo ari byo ukwiye gukora ubukwe bungana n'ubushobozi bwawe uko bungana niko byakagenze ariko uyu munsi kigaragara benshi biha umupira muremure ahubwo se Andrew uragira ngo abantu nibajya kunsura nyuma y'ubukwe bazasange ni muri geto y'icyumba kimwe na salo n'umugore wanjye ako gitangaje ni kimwe uzi ko niyo geto n'ubusanzwe bagusubiramo nayo yikodesha niba utayegera ahubwo ntiwakayirariye kwibamo niba utabasha kugenda parcelle yayo watura kuko muri iyo geto ntabwo wakiraririye njyewe nushaka gukodesha inzu amezi 5 nibuhembwe 10 ariko se urakodesha inzu miliyoni kandi uhembwa amafaranga 300,000 kuko wafashe credit ya banki urumva ugomba gutwika ariko menye buri umugore mugeze mu rugo muri babiri mu minsi mikeya haba hajemo wa gatatu yego
umuryango uba watangiye kwaguka. rero byiza watangira hakiri kare utangira buhoro buhoro. Ariko noneho mva icyo mvuga njyewe nuko tugiye kuzinjira neza mu kintu kitwa gatanya ziri hanze aha. Mu bindi biganiro bizakurikiraho tuzaganira neza kuri gatanya ziri hanze aha. None abantu batubwire birakwiriye ko imiryango igomba gutandukana, ni ibintu bigezweho. Ese ye ni uko inzego zitabireba, umuryango wangirika, biterwa n'iki? N'iki kibitera? Nibwo tuzinjiramo ikintu ku kindi, kuko uyu munsi dufite ingero z'abantu basenyewe na banyirabukwe, dufite ingero z'abantu basenyewe na basebukwe, dufite ingero z'abantu basenyewe na baramubabo, dufite ingero z'abantu basenyewe no kuba bapfuye amafaranga bijana kuri konti, dufite ingero z'abantu basenyewe no ngo yitwaze ko akazi ngo akorera kuri, ngo akorera kuri, ngo ntago babana umunsi ku wundi. Dufite ingero z'abantu bazira kuko umuntu agize kirize runaka, kuko yari afite ngo tukaba twarashize uyu munsi nimbwa ntago bize kugenda gutya. Dufite ingero z'abantu bazira yuko umuntu mushaka ubwibone gusa. Dufite ingero z'abantu babashenye urugo kubera ko barazanye ngo imyemerere yakabaye ikibazo. Kumwe afite imyemerere yasengera runaka udasenga, cyangwa se mudasenya musengero rumwe, byakabaye ikibazo. Ikibazo kirihe gituma umuryango usenyuka umunsi ku wundi? Kereka niba bavuga yuko abantu badakwiye kongera gushaka cyane kubaka umuryango. Njye nuko mbibona. Urakoze cyane. Urakoze cyane muzi.